Yes, reka tubasuhuze ndetse tubifurize kugira ibihe byiza kuri mwe mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda. Turi i Kigali mu Rwanda. Tugiye kuganira n'umugabo mubona imbere yanyu yitwa Murenzi Tristan, akuriye umuryango witwa Rwanda we want, cyangwa se ugenekerereje mu Kinyarwanda u Rwanda dushaka. Hari igikorwa tugiye kuganiraho uyu muryango wateguye kizabera i Roma mu Butaliyani mu minsi mikiri imbere, ariko ni igikorwa kizahuza urubyiruko rwabo rwaho mu Butaliyani, ariko nanone n'ururi ahandi mu zindi diaspora mu ntara ya gatandatu ndetse n'ururi mu Rwanda. Ni programme bise Iwacu, arayitubwiraho mu kanya ku buryo burambuye, ariko kandi tunamenye iyi Rwanda we want benshi birashoboka ko atari ubwa mbere muyumvise mu matwi yanyu, tumenye ibikorwa byabo, hanyuma kandi tunamenye n'icyo gikorwa uburyo kizakorwamo, hanyuma se wowe udukurikiye niba uri muri diaspora kandi ukaba wumva ushobora nawe kukitabira, ni gute wakitabira? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho. Turwaye ikaze Tristan kuri One Nation Radio. Murakoze kunyakira Simon. Umeze neza? Amahoro namahoro. Yego. Nari ndimo mbibwira abantu badukurikiye kuri Rwanda we want, reka baraho duhera. Ubundi Rwanda we want uyu muryango wawe tubwiraho amavu n'amavuko yawo, ku kimwahisemo kuwita gutya, hanyuma ibikorwa biwuranga nibihe? Murakoze. Umuryango Rwanda we want ni umuryango w'urubyiruko ukorera urubyiruko ariko unayobowe n'urubyiruko. Ni umuryango watangiye mu mwaka wa 2015 aho abanyeshuri twiganaga muri segonderi aho bitaga kuri Glory twikize hamwe tukavuga duti ni gute twajya tugira ibiganiro bidufasha kubaka u Rwanda twifuza, ariko binadufasha kwitegura kuzavamo abayobozi beza b'ejo hazaza. Ariko tukagira ngo tugire club y'ibiganiro ko Rwanda mu by'ukuri nagatangiye ari ONG cyangwa se umuryango ahubwo yatangiye ari ihuriro ry'ibiganiro cyangwa se club mu ndimi z'amahanga, aho twajyaga duhura muri za tanibere zacu kugira ngo tuganire ku musanzu wacu mu kubaka u Rwanda twifuza, tuganire ku musanzu wacu mu kubaka ubuyobozi bwiza bw'ejo hazaza ariko bufite aho bushingiye ku buyobozi bwiza dufite uyu munsi. Yego, umuntu yakwibaza ngo icyo ni igikorwa akenshi usanga kitoroha, by'umwihariko cyane cyane ku bantu bakiri bato nk'urubyiruko. Bivuze ko byatangiye mu kiga muri secondaire, ariko izo mbaraga zavuye hehe kugira ngo mwiyemeze kubitangira gutyo? Imbaraga zavuye mu kuvuga ngo uyu munsi u Rwanda rufite intambwe nziza ruri kugeraho. Ubwo ndi kuvuga uyu munsi, mvuze uyu munsi mvuze mu 2015 u Rwanda rwari rufite intambwe nziza rugezeho, yewe n'uyu munsi ruracyafite intambwe nziza rukomeza gutera. Ariko twe nk'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside twakomezaga kwibaza duti twe twavutse nyuma ya jenoside n'uruhe ruhare twagira muri continuité y'ibi byiza biri ku uyu munsi u Rwanda rufite ibyiza ruri kugira, ariko byose bifite aho bishingiye ku buyobozi bwiza. Twebwe rero nk'abakiri bato ni gute twigira kuri ubwo buyobozi bwiza tukavanamo indangagaciro muri ubwo buyobozi bwiza kugira ngo dukomeze kubaka u Rwanda twifuza, ariko tuniyubakemo ubushobozi bwo kuzavamo abaturage n'abayobozi beza b'ejo hazaza. Ariko rero nk'igihugu cyabayemo jenoside, ibyo ari byo byose twiga, izo ndangagaciro zose twiga, izi imbere y'ibindi byose ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ndi umunyarwanda, ni iza adekowa y'ibyo bitekerezo, y'ibyo biganiro dukomeza kugira mu rwego rwo kugira dufatanyiriza hamwe twese nk'urubyiruko gukomeza kubaka u Rwanda twifuza. Njyewe nkunze kubakurikira ku mbuga nkoranyambaga mu bikorwa bitandukanye mukora hafi ya buri munsi, abayobozi batandukanye muhura ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye mugenda mutegura. Aho mukomanze bigenda bite kugira ngo byorohe ko babumva? Hanyuma se babumva nk'uko mubishaka cyangwa hari igihe wenda bigorana? Kuko mu bikorwa mukora njya mbona harimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu cyacu, yewe n'abambasaderi b'ibindi bihugu byo hanze by'amahanga. Icyambere navuga nuko hari imvugo ivuga ko urubyiruko ari ejo hazaza, ariko mu Rwanda banongeye ko urubyiruko atari ejo hazaza gusa ahubwo ari n'uyu munsi.
rero muri gahunda ya leta y'u Rwanda, muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda harimo gushyigikira urubyiruko. Ntago ntekereza ko bitugora cyane gukorana n'abayobozi bacu, kuko abayobozi bacu bashyigikira cyane initiative z'urubyiruko ku buryo gukomanga ntibigora, kuko ubundi iyo uri urubyiruko mu Rwanda hari n'indi avantage ubona ahubwo, kuko uba uri mutoya kandi ubuyobozi bwacu bushyigikira cyane urubyiruko, bushyigikira cyane abato. Rero kubera ubwo bufatanye bwiza tugenda tugirana n'inzego zitandukanye za leta, nibwo bituma n'ibyo bindi bihugu by'inshuti z'u Rwanda bifite za ambasade hano mu Rwanda tubasha gukorana, kuko baba bavuga bati aba bantu n'ubundi bafitanye imikoranire myiza na guverinoma y'u Rwanda, nabo kandi nk'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'u Rwanda bakomeza kudushyigikira kugira dukomeje urwo rugendo. Ariko byose bihera mu bufatanye bwiza buri hagati y'urubyiruko n'ubuyobozi bw'u Rwanda, kuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze igihe yari kwiyamamariza ino manda turimo, avuga ati njye n'urubyiruko dufitanye igihango. Icyo gihango kuko kigenda kigaragara mu mikoranire myiza iri hagati ya guverinoma n'urubyiruko ndetse n'imiryango itandukanye y'urubyiruko. Yego, kuki rero mwahisemo kuri iyi nshuro noneho kurenga u Rwanda mwinjiye muri diaspora? Ku munsi w'ejo urafata rutema ikirere na timu yawe mwerekeze i Roma mu Butaliyani, musangeyo urundi rubyiruko, ariko kandi ikindi n'abadukurikiye bakwiye kumenya nuko muzanabihuza n'urundi rubyiruko ruri mu zindi diaspora yewe n'urusigaye mu Rwanda. Kuki mwahisemo noneho kwinjira no mu ntara ya 6? Izindi 5 byari bihagije? Twahisemo kwinjira mu ntara ya 6 kuko nayo irimo urubyiruko kandi narwo rufite inyota yo kumenya amateka, rufite cyane cyane ndetse n'inyota yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Wenda nsobanuye n'impamvu yatumye dutekereza kino gikorwa cyitwa Iwacu. N'ubundi ni igitekerezo cyavuye mu bajene bari muri iyo diaspora y'Ubutaliyani. N'ubundi bashatse kontakte zacu, turavugana, baratubwira bati ko tubona mukomeza cyane cyane programme za Ndi Umunyarwanda muzubaka mu Rwanda, programme zo gukomeza kwibutsa urubyiruko uruhare bagira mu iterambere ry'igihugu cyabo mukomeza kugira mu Rwanda, twebwe igihe cyacu ni ryari. Atubwiye icyo gitekerezo, ndeba bagenzi banjye dukorana muri Rwanda bandi bababwira nti iki gitekerezo muracyumva gute, turacyandika dushyira mu nyandiko, tukiganiriza Minisiteri y'u Rwanda y'ububanyi n'amahanga y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Turababwira duti dufite iki gitekerezo twahawe n'urubyiruko n'ubundi rw'Abanyarwanda baba mu Butaliyani, kuki tutafatanya kugira ngo icyo gitekerezo tugishyireho kibeho gitangire. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yayisemera gukorana natwe, dukomeza iyo myiteguro. Nyuma yaho tuza no kwinvolvingamo ambasade yacu iri mu Bufaransa ariko inashinzwe Ubutaliyani, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo iki gikorwa tugishyire abu. Ariko mu by'ukuri ni igitekerezo n'ubundi cyavuye mu rubyiruko rurimo hariya mu mahanga. Turavuga duti natwe ubwo dufite ubushobozi, dufite iyo opportunité yo kuba twabona amahirwe kuba twagishyira icyo gitekerezo mu bikorwa, tugiye kugishyira mu bikorwa. Ariko mu by'ukuri kuri uyu wa 6 ku itariki 4 niwo tuzakironshinga, ariko ni igikorwa n'ubundi kizagenda kigera no mu bindi bice bitandukanye by'isi, uko tuzagenda tuvugana n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ni igikorwa tuzagenda tugeza mu bice bitandukanye by'isi, yewe no muri faze yayo ikurikira turi kwifuza kuza tunafata abana bajene bari mu mahanga batari bagera mu Rwanda, cyane cyane abana bavutse nyuma ya jenoside, tukazajya tubafasha kuzajya baza bagasura bakajya gutanga amakuru meza ajyanye n'u Rwanda. Ariko byose nibyo tuzalonshinga kuri uyu wa 6, ariko ni igikorwa kizakomeza kizagenda kigera n'ahandi. Mwitezemo iki rero muri iki gikorwa kuri inshuro muzakora ku wa 6? Kuri uyu wa 6 twiteze kugira urubyiruko rwongera kugira inyota irushijeho yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo, ariko tunitezemo kubona urubyiruko rwongera guhobera ubunyarwanda, kubona urubyiruko rwongera guhobera ubwene igihugu bwabo, bakongera bakagirira inyota kugira uruhare mu kubaka igihugu cyabo, ko bafite imbaraga, bafite ibyo bashoboye, nk'abari bari mu mahanga n'abari mu Rwanda bafite icyo bashoboye. Rero azaba ari opportunity yo kugira ngo duhurize hamwe, nubwo azaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, urubyiruko ruri hariya mu Butaliyani no mu bindi bihugu bihegereye n'abari mu Rwanda, kugira ngo barebere hamwe ukuntu bahuza imbaraga kugira ngo bose bakomeze kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Ariko no mu biganiro bizatangwamo harimo ba rwiyemezamirimo b'Abanyarwanda b'urubyiruko bazatangamo ibiganiro bagaragaza opportunity zihari mu Rwanda, uburyo abajene bari mu mahanga bashobora kubona opportunity zo kuza kuinvestisa mu Rwanda, ahari opportunities
yewe hazaba harimo n'ikiganiro kigaruka ku ruhare rw'urubyiruko mu gukomeza gusigasira ubunyarwanda. ubwo turi kwifuza ko abo bajene bazava mu kiganiro dufite inyota irushijeho yo kongera guhobera bwa bunyarwanda nk'uko nari mbivuze. yewe hari n'ikiganiro kizatangwa n'ingabo z'u Rwanda mu gukomeza kureba uruhare rw'urubyiruko yaba bari mu Rwanda yaba bari no mu mahanga mu gukomeza kurinda ubusugire no kurinda igihugu cyabo muri rusange. Muri kimwe mu bintu bitangiye kugaragara muri iyi minsi ya vuba, nabwo navuga ko ntabwo ari myinshi cyane ishize, ariko nanone ntabwo ari urubyiruko rwose, gusa ni rumwe mu rubyiruko ruri mu ntara ya gatandatu cyangwa se hanze y'u Rwanda. Hari rumwe mu rubyiruko usanga rutangiye kwishora mu bikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, gusebya igihugu cyabo. Mwebwe nk'abantu n'ubundi ibi bikorwa mukora nanone nk'urubyiruko, mubasha mute guhangana n'iyi mbogamizi iyo mubibona nk'urubyiruko? Umusanzu wanyu muri Rwanda we want ubuhe? Iyo mbogamizi iri no mu mpamvu nyamukuru ziduhagurukije i Kigali kugira ngo tujye kuganira n'urwo rubyiruko, ko ntekereza ko bamwe na bamwe baba bapfobya jenoside, baba banangisha, batanga n'isura mbi y'igihugu, niba ariko nabivuga, rimwe na rimwe biva no ku makuru makeya, kubera ko rimwe na rimwe ababyeyi babo baba bafite nk'ibyaha runaka bari gukurikiranwa, bahungiye hariya, bakaza bakabwira abana babo ibitari byo ku makuru y'igihugu cyabo. Igikomeye kurusha ibindi byose nuko tugiye gutanga amakuru nyayo ku gihugu cyabo, ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ayo makuru agatangwa n'urubyiruko, kuko ntekereza yuko iyo urubyiruko ruganira n'urundi rubyiruko byumvikana kurushaho. Ni ukugira ngo dutange ayo makuru kugira ngo dufasha abajene kumenya amakuru nyayo ari mu gihugu, kugira ngo bazabashe gukauntaringa icyo kibazo cy'ipfobya, gukauntaringa abo basebye igihugu cyacu, nuko bazaba bafite amakuru, bafite package ihagije yo kugira ngo bazabashe gukora ibyo ngibyo. Biri mu mpamvu nyamukuru mu by'ukuri zidahagurukije n'i Kigali. Yego, hanyuma rero ubwo kuwa gatandatu ni nta gisibya, niba ariko nabivuga, kuba ari i Roma, amasaha ni sangahe? Hanyuma se ku yandi masaha ubwo wenda nabonye ay'i Burayi ajya gusa muri iyi minsi ubona bisa nkaho bisiganwaho isaha n'ay'i Kigali mu Rwanda. Hanyuma se abo bandi batari i Roma bo bazabikurikira baciye hehe? Ubwo watubwira uko bimeze. Okay. Ndagira ngo mbodereho no gukomeza gutumira urubyiruko, cyane cyane ruri i Roma mu Butaliyani. Tuzahurira kuri hoteli nziza cyane iri hariya yitwa Hotel Donnarumma Palace, iri i Roma. Hanyuma batari i Roma bari mu bindi bihugu yewe n'abari mu Rwanda, mu minsi itarambiranye, mu masaha atari menshi cyane, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iraza kudusangiza link tuzakurikira ya Webex ku buryo tuzabikurikirana. Tuzatangira isaha y'isa 4 ku masaha y'i Roma, ubwo ku masaha y'i Kigali ni saa 5 z'amanywa. Nibwo icyo kiganiro kizatangira, kandi ndagira ngo bahe n'amakuru y'uko atazaba ari ikiganiro gusa ari abakuru baza kutubwira, ahubwo azaba ari ikiganiro n'urubyiruko rugiramo uruhare ruhagije, ariko no kugira ngo tuzanaceza umuziki w'u Rwanda. Tuzaba turi kumwe n'abavanga imiziki b'abahanga b'Abanyarwanda, bavanga umuziki, badukumbuza umuziki w'u Rwanda, badukumbuza umuziki muri rusange. Ntabwo azaba ari umwanya gusa wo kuganira, ahubwo azaba ari n'umwanya wo gusabana no kuryoherwa ndetse no kwifurizanya umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Yego, ubwo mwabyumvise rero abadukurikiye igikorwa uko giteganyijwe. Hanyuma ubwo Tristan, dusoza, hari ubutumwa ushobora guha abantu bari bagukurikiye muri kino kiganiro? Wenda nibidukundira nunavayo tuzongera tuganire, tubwire uko igikorwa cyagenda, yewe kiri no kuba natwe kuri platforms zacu nka Radio ya Diaspora tuzagerageza kureba ibyashoboka ku buryo dusangiza n'abadukurikira natwe iby'icyo gikorwa. Icyo navuga ni ukugira ngo n'ubundi nkomeze nshishikariza urubyiruko, yaba ruri mu Rwanda yaba ruri mu mahanga, gukomeza kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, gukomeza kugira uruhare mu gusigasira no gukomeza guha imbaraga ubunyarwanda.